Abaturage bari bateraniye mu kibuga kinini aho icyaha gikomeye cyari cyarabereye. Imodoka z'inzego z'umutekano zari zihagaze impande zose, abanyamakuru baturutse hirya no hino bafite kamera biteguye no gufata buri jambo, bashaka kubona neza umugabo wari umaze imyaka myinshi ashakishwa. Uwo mugabo yari yemeye ku mugaragaro ko ari we wari warishe abantu benshi, kandi ko hari ibyaha byinshi byari byarashyizwe ku bandi bantu batabikoze. Uwo munsi yari yazanye muri uwo murenge avukamo, uwo yabikoreyemo. Muri icyo kibuga abaturage bashoboraga guhuriramo ari benshi, kugira ngo yemere ku mugaragaro ko yabikoze, yemere ibyaha by'imbere ya rubanda, kandi abaturage bumva ukuri kugira ngo ibihuha n'ubwoba byari bimaze imyaka bibangamiye ako gace bihagarare. Abacamanza bakuru, abashinjacyaha, abapolisi bakuru n'abandi bayobozi bari bicaye imbere y'imbaga. Umugizi wa nabi yahagaritswe hagati y'abashinzwe umutekano, atangira kuvuga asobanura buri cyaha, aho yagikoreye n'impamvu yagikoze. Buri jambo yavugaga ryatumaga abantu bamwe barira, abandi bakifata ku mutwe bagasakuza kubera uburakari. Mu gihe yarageze ku cyaha cyari cyarabaye hashize imyaka 3, yavuze ijambo ryahise rihindura isura y'iyo nama yose. Yagize ati, hari umugabo wafunzwe azira iki cyaha, ninjye wagikoze kandi nari ni jyenyine, namubonye bamujyana nicecekera. Nyuma y'iminota mike, umwe mu bashinjacyaha yarahagurutse atangaza ko iperereza ryihuse ryari ryamaze kwemeza ko umugabo yari yarakatiwe arengana kandi ko agomba guhita arekurwa. Imbaga yose yakomye amashyi, bamwe barira bishimira ko ukuri kugaragaye. Ariko hagati muri iyo mbaga hari hahagaze umusore muto w'imyaka 16 wari uhagaze iruhande rwa nyina. Yari amaze imyaka 3 ategereje uwo munsi, kuko umugabo wari ukuweho icyaha yarise. Nyamara mu gihe abantu bose bishimiraga ko ubutabera bwongeye kugaragara, uwo mwana ntiyasekaga, ahubwo yakomeje kureba imbere ye, asa n'ufite ikibazo kimwe cyari kimaze igihe kimurya umutima kurusha ibyishimo byo kongera kubona se ari hanze. Umwe mu bacamanza bakuru yarahagurutse afata mikoro asaba abaturage gutoza. Urusaku rwari rwuzuye icyo kibuga rwaragabanutse. Yashimiye umugizi wa nabi kuba yemeye ukuri, anihanganisha imiryango yari yarabuze abayo. Hanyuma yatangaje ko ubutabera bugiye gukurikiza amategeko, uwo mugabo warenganyijwe agahita afungurwa, ndetse n'izindi dosiye zose umugizi wa nabi yari yemeye zikongera gusuzumwa kugira ngo hatagira undi muntu ukomeza kubabarira ubusa. Abaturage bongeye gukoma amashyi, bamwe barahoberana, abandi baravuga bati, nibura ukuri kuratsinze. Muri ako kanya umuyobozi w'iburanisha yaravuze ati, niba ari ufite ikibazo kijyanye n'uru rubanza cyangwa ku mikorere y'ubutabera, turatanga umwanya muto mbere yo gusoza iyi nama. Abantu bose bararebanaga, ariko nta n'umwe washakaga kuvuga. Bamwe baratinyaga, abandi bakumva ntacyo byahindura. Wa mwana wari uhagaze iruhande rwa nyina yazamuye ukuboko. Baramurebye bose batangazwa no kubona ari umwana muto. Umucamanza yamuhaye ijambo, umwana aravuga ati, muvuze ko data ari buve muri gereza uyu munsi. Rwose ndabyishimiye, ariko mfite ikibazo kimwe kimaze imyaka 3 kindiye umutima. Igihe data yajyanwaga muri gereza nari mfite imyaka 13, nari nkiri umwana. Uyu munsi nabwo ndacyari umwana kuko mfite imyaka 16. Mu myaka 3 ishize data ntiyigeze mbona nkura. Nta munsi wa mbere w'ishuri twongeye kujyana turi kumwe. Umunsi witangira twarajyanaga. Nta n'umunsi yongeye kugaruka kumbaza amanota nagize. Mama niwe wenyine warwanye nderanye na barumuna banjye. Hari iminsi twabaraga amafaranga y'ishuri, ubundi abantu bakanduka ngo ndi umwana w'umwicanyi. Hari n'inshuti zitandukanyije nanjye kuko uzabona gakondo w'umuryango w'abagizi ba nabi. Twihanganiye ibyo byose, nyamara uyu munsi mutuguye ko data ari umwere gusa, murenzaho ko arataha. Ikibazo cyanjye si uko data afunguwe, ibyo nibyo twifuzaga, ariko si imyaka 3 yatakaje azayisubizwa nande? Amahirwe y'akazi yahombye azayasubizwa nande? Icyubahiro yatakaje kizagarurwa nande? Ese iyo umuntu bamukuye mu buzima bw'imyaka 3 bakaza gusanga ari umwere, kuki atangaho nta cyabaye? Mu by'ukuri ubwo nibwo butabera nyakuri, cyangwa hari igice cyabwo kiba gisigaye kidakemuwe? Abantu bamwe bahise bakoma amashyi menshi, abandi baravuga bati, nibyo rwose. Hari abasaza bahagurutse bavuga ko uwo mwana avuze ibyo bari bamaze imyaka myinshi batekereza, ariko bagatinya kubivuga. Bamwe mu bagore batangiye kurira, bibuka babo bafunzwe imyaka myinshi, nyuma bikaza kugaragara ko nta cyaha bakoze. Abanyamakuru bahise begereza kamera uwo mwana, abandi batangira kwandika amagambo y'ijambo ku rindi, ndetse bamwe mu bacamanza bararebanaga, bigaragara ko ikibazo cy'uwo mwana kitoroshye nk'uko bari babitekereje. Umucamanza mukuru azamuye ukuboko asaba abantu kongera guceceka. Byatwaye iminota mike kugira ngo urusaku rugabanuke. Yitegereje uwo mwana akanya, hanyuma aramubaza ati, ubanza umutima wawe ubabaye koko, ariko ndashaka kubanza kukumenya neza. Uvuze ko uwo mugabo ari so. Twavuze amazina y'abagabo 3 bagiye kurekurwa kubera ko bagaragaweho akarengane. So yitwa nde? Kandi se wowe witwa nde? Umwana yise asubiza ati, nitwa Junior Nziyame, naho data ni Andre Mubenga. Umucamanza yarebye urutonde rw'abantu 3 bagombaga kurekurwa, hanyuma aravuga ati, yego, Andre Mubenga ni umwe mu bantu bagiye guhita bafungurwa kuko byamaze kwemezwa ko yarenganyijwe. Ariko ntiyese amusubiza ikibazo, ahubwo yaramubwiye ati, ndifuza ko wongera kubaza ikibazo cyawe kandi ugisobanure neza.
ndashaka ko buri muntu uri hano acyumva neza kugira ngo atagira igisobanura nabi. Junior ati nta kibazo. Nyakubahwa umucamanza, iki si ikibazo cya data gusa. Niyo data aza kuba atari muri aba bantu batatu, nari kubaza iki kibazo. Ndashaka kumenya ihame ry'ubutabera. Reka mfate urugero kugira ngo byumvikane. Umuntu ashobora gushinjwa kwica undi cyangwa gufata ku ngufu umwana, kwiba cyangwa ikindi cyaha gikomeye. Afungwa iminsi, ibyumweru, amezi cyangwa imyaka. Mu gihe afunze abura akazi yakoraga, umuryango we ugasenyuka, yaba afite abana bakava mu ishuri cyangwa bakiga nabi, inshuti zikamuhunga, izina rye rikangirika. Nyuma y'igihe ukuri kukaza kugaragaza ko yari yararenganye. Ashobora kuba yarabeshyewe, uwakoze icyaha akaba ari undi, cyangwa se wenda ibimenyetso bikaza kugaragaza ko atari we. Icyo gihe muramufungura. Ariko muba mumumariye iki mu by'ukuri ko n'ubusanzwe ari mwe muba mwaremeje ibinyoma we nta ruhara bifitemo? None se mumusubiza imyaka yatakaje? Mumusubiza izina rye se? Nibura se mumusubiza amahirwe y'akazi yahombye? Niba nta ruhara baragize mu byamugejeje muri gereza, kuki adahabwa indishyi zimufasha kongera gutangira ubuzima? Ese ubutabera buba bwuzuye umuntu arekuwe gusa, cyangwa buba bugomba no gukosora ibyangiritse mu gihe bishoboka? Urugero rundi, umuntu ashobora kuregwa n'undi amushinja ko yamufashe ku ngufu, cyangwa se agafata umwana we kandi abeshya, cyangwa akamurega ko yishe kandi azi neza ko atabikoze. Uwo muntu agafungwa amezi cyangwa imyaka, nyamara bikagaragara ko yari umwere nyuma. Kuki uwamureze agamije kumurenganya adahanwa bikomeye ngo abe ari gutanga indishyi zingana n'ibyo yahombeje uwo muntu? Niba ubutabera buba bugamije kurengera inzirakarengane, kuki inzirakarengane imaze kugaragara irekurwa gusa igataha imbokoboko kandi ubuzima bwawe bwaramaze gusenyuka? Nta muntu n'umwe ugiye gukoma amashyi ako kanya. Abantu bose bari bategereje igisubizo cy'abacamanza, kuko icyo kibazo kitari kibajijwe n'umwana umwe gusa, cyari kimaze kuba ikibazo cy'igihugu cyose. Bose bumvaga bari kukibaza mu mitima yabo. Umucamanza mukuru yarahagurutse afata mikoro, areba Junior wari kimuhanze amaso aramubwira ati, ikibazo ubajije kirakomeye cyane, ariko ubutabera bukora hakurikijwe amategeko igihugu kigenderaho. Iyo bigaragaye ko umuntu yarenganyijwe, urukiko rutegeka ko arekurwa kandi akavanwaho icyasha. Ku birebana n'indishyi, amategeko ariho ubu ateganya ko buri kibazo gisuzumwa ukwacyo hashingiwe ku bimenyetso n'imiterere yacyo. Siko buri rubanza ruhita rutanga uburenganzira bwo guhabwa indishyi, kandi hari inzego n'inzira z'amategeko abiteganya kugira ngo uwumva yarahohotewe azikurikize. Yongeyeho ati, ntabwo twavuga ko ubutabera butita ku warenganyijwe, ahubwo bukora ibyo amategeko abutegeka gukora. Abaturage bumvise mu magambo ariko ntibanyurwa. Mu mbaga humvikanye amajwi menshi avuga ati, ibyo ni ibisobanuro si igisubizo. Undi ati, turabizi ko amategeko ariko ateye, ikibazo ni impamvu adahinduka. Undi wo hirya yarangurijwe ati, icyo uwo mwana abajije nicyo. Urusaku rwarushijeho kwiyongera. Abandi bacamanza bagerageje kunganira mugenzi wabo bavuga ko amategeko yubakwa buhoro buhoro kandi ko ubutabera budashobora gukora ibitari mu mategeko. Ariko uko basobanuraga niko abaturage barushaho kutanyurwa. Junior nawe yazamuye ukuboko kongera kuvuga ati, nyakubahwa, sinabajije iby'amategeko avuga uyu munsi. Nabajije niba ayo mategeko yaba arenganura umuntu wabuze imyaka y'ubuzima bwe kandi ari umwere. Muri ako gace k'imbere, umusaza w'umukene yasabye ijambo. Abaturage bamuhaye inzira, agenda agana aho abahabwaga ijambo bavugiraga. Yafashe mikoro, amarira atangira kumutemba ku matama, maze aravuga ati, nitwe Eduard, ntacyo nkiri cyo, murebe ukomeze. Nafunzwe imyaka 22, nashinjwaga ubwicanyi ntigeze nkora. Igihe mfungwa nari nkiri umugabo ufite imbaraga, nari mfite umugore n'abana 3. Umukuru yari afite imyaka 5, murumuna afite 3. Umuhererezi yarakivuka ku munsi banzanaga muri gereza. Mu myaka 22 namaze muri gereza, umugore wanjye yararwaye, nta mafaranga yari afite yo kwivuza. Yaritanze rwose, ariko sinari mpari, sinigeze mubona bwa nyuma, sinigeze nanamushyingura. Abana banjye bakuriye mu bandi, 2 bishoye mu buzima butari bwiza, ubu sinzi aho umwe aherereye. Umuto wavutse nkijyanwa muri gereza kuko ari umukobwa, amaze kugira imyaka ingana niyo namaze muri gereza. Ubu afite umugabo, nasanze yarashatse. Yashatse kare, yewe aranatwite. Nyuma y'iyo myaka yose barambwiye bati wararenganaga. Ese ntibyari korotwa no kuguma muri gereza aho kuza ntawe nsanga? Nasubirana n'imyaka 22 natakaje, hari uwansubiza umugore wanjye se? Ninde wansubiza ubuto bwanjye natakaje nta ruhare mbigizemo? Leta nshyize hanze, ariko yanshyize hanze ndi umukene kurusha uko nafashwe meze. Ntabwo nshaka kwihorera kuko sinanabishobora. Nshaka ko ibyambayeho bitazongera kuba ku bandi. Wenda uwo bibayeho ajya ahabwa amafaranga yo gutangiraho ubuzima, ntazamere nkanjye waje ndi kumira amasazi. Ataricara neza, undi musore yahise ahaguruka asaba ijambo. Yafashe mikoro aravuga ati, nitwa Ale, njye nafunzwe imyaka 4. Banshinjaga ko nahohoteye umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yaje iwanjye ashaka ko mutiza telefone yanjye ngo ikinire games. Naramubwiye nti oya, ntabwo nayiguha.
kubera ko nari nsanzwe mutiza ariko icyo gihe nkanga kuyimuha binatewe n'ubutesi yari asanganywe, yararize asubira iwabo. Nyina yarasanzwe anyanga kubera amakimbirane twari dufitanye agendanye no kuba hari ibyo yanyifuzagaho simbikore. Atabanje no kubaza uko byagenze, yihamagaye inzego z'umutekano avuga ko muhoteye umwana we. Nafashwe ako kanya. Mu gihe nari nyiri muri gereza, abantu bose banyitaga umusambanyi, uwonona abana, akazi kanjye karahagarara, inshuti zirampunga, umuryango urandeka. Nyuma y'imyaka 4, iperereza ryimbitse ryerekanye ko nta cyaha nakoze. Namwe nimunyumvire. Umwana ubwe yavuze ukuri, igihe kigeze ndarekurwa. Yarahindukiye areba aho umubyeyi wari waramufungishije yari yicaye, aravuga ati, uyu munsi ndi umwere mu mategeko, ariko izina ryanjye ryamaze kwangirika. Abantu bamwe kugeza n'ubu ntibemera ko narenganye. Uwandeze akanshyira muri uru rubanza rw'ikinyoma waridegembya, nta gihano yigeze ahabwa. None se kuki wangije ubuzima bwanjye ndakurikiranwa ngo wenda mpa igishoro cyo gutangiriraho umushinga runaka, dore ko yampombeje akazi kenshi? Kuki natangira ubuzima bushya ngowe ibyabaye byaratewe n'ikirego cy'ikinyoma? Abaturage batangiye gusakuriza icyarimwe bati, amategeko ahinduke. Abandi bati, ababeshya bakabeshyera abantu bagiye bacibwa amafaranga menshi angana nayo babeshye bakabaye barakoreye iyo badafungwa. Abanyamakuru bo mu bitangazamakuru bitandukanye bari bamaze gufata buri jambo. Mu minota mike amashusho y'umwana, ay'umusaza n'ay'umusore yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no ku mateleviziyo muri ako kanya byabaga. Mu gihugu hose abantu batangiye kuvuga ko ikibazo cyari kimaze kubazwa ku mugaragaro, aricyo bari bamaze imyaka batinya kuvugira mu ruhame. Mu gusoza iyo nama, umucamanza mukuru yongeye guhaguruka asaba abantu gutuza. Noneho byasabye iminota myinshi kugira ngo urusaku rugabanuke. Yabanje gutangaza ko urukiko rwamaze gusuzuma iby'umugizi wa nabi yemeye byose, kandi ko nta mpamvu n'imwe isigaye yatuma adahanishwa igihano gikomeye kurusha ibindi byose. Mu ijwi rikomeye yaravuze ati, hashingiwe ku byaha yemereye urukiko, ku bimenyetso bihari no ku mategeko igihugu kigenderaho, urukiko rumukatiye igifungo cya burundu, azarangiriza ubuzima bwe muri gereza. Abaturage bamwe bakomye amashyi, abandi bavuga ko ubutabera nibura bubonetse kuri abo yiciye. Nyuma y'ibyo, umuyobozi w'iburanisha yatangaje ko inama isojwe, ariko agaruka ku kibazo cya Junior ati, ikibazo cyabajijwe uyu munsi twacyumvise, ariko nk'uko twabisobanuye, inkiko zubahiriza amategeko ariho. Niba ayo mategeko azahinduka, bizakorwa n'inzego zibifitiye ububasha, si uru rukiko. Iyo nteruro ntiyigeze ihumuriza abantu, ahubwo niyo yasize umuriro urushijeho kwaka. Mu masaha make nyuma y'uko inama irangiye, amashusho ya Junior yabaze ikibazo cye yaramaze kugera kuri telefoni z'ibihumbi n'ibihumbi. Ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye kuyasangiza, abandi bavuga bati, uyu mwana yavuze icyo twese twari tumaze imyaka dutinya kuvuga. Abandi barandikaga bati, ese kuko ubutabera buba bwuzuye iyo umwere arekuwe gusa? Arabakoraga amashusho basobanura urugero rw'uwo musaza wafunzwe imyaka 22, abandi bo bagasesengura ubuhamya bwa Alain wamaze imyaka 4 afungwa azira ikirego cyaje kugaragaza ko cyari ikinyoma, mu gihe n'abandi bakomezaga gusesengura iby'umwana Junior. Mu gihugu hose ibiganiro byahindutse kimwe. Mu ngo, mu modoka, ku masoko, muri gare, mu biro no muri za kaminuza, abantu bose bavugaga ikibazo kimwe. Harabashimagizaga Junior bavuga ko ari intwari yatekereje kure kurusha imyaka ye, n'abamunengaga bavuga ko umwana atagombaga kubaza ikibazo gikomeye gutyo imbere y'abayobozi bakuru. Noneho ariko ko abantu batavugaga rumwe ku mwana, niko bose bavugaga rumwe ku kibazo yabajije. Byari bimaze kurenga Junior ubwe. Junior we ntiyarazi ko igihugu cyose kiri kumuvugaho. Kuri uwo munsi yari yatashye nk'ibisanzwe, yumva ko yabajije ikibazo cyari kimurimo nta kindi. Ntiyari yigeze atekereza ko amagambo yashobora kugera kure benda ku kageni. Ariko se Andre Mubenga wari umaze kurekurwa nyuma y'imyaka 3 y'akarengane, yumvaga atewe ishema nawe. Yarebye umuhungu igihe yarageze mu rugo, amuhobera cyane aramubwira ati, ntabwo warwaniye njye njyenyine, warwaniye abantu benshi utazi. Junior yaramwenyuye gusa aramubwira ati, data, nabajije icyo numvaga ko gikwiriye kubazwa. Andre amureba ati, abantu benshi bafite ubwenge bwo kubona ikibazo, ariko bake nibo bagira ubutwari bwo kukibaza. Mu minsi yakurikiyeho ibinyamakuru byanditse imitwe ikomeye. Amateleviziyo yakoze ibiganiro mpaka byahoraga byibaza niba amategeko akwiriye kuvugururwa. Abasesenguzi mu by'amategeko batangira gutanga ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bakavuga ko gutanga indishyi ku warenganyijwe ari ingenzi kugira ngo ubutabera bube bwuzuye, abandi bakavuga ko bishobora guteza ibibazo bikomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko. Ariko nubwo ibitekerezo byari bitandukanye, nta muntu washoboraga kuvuga ko ikibazo cya Junior kitari gifite uburemere. Cyari cyamaze kuba ikibazo cy'igihugu cyose. Ibyo biganiro byakomeje kwaguka kugeza ubwo raporo z'inzego z'umutekano n'izitangazamakuru zageze ku meza y'abayobozi bakuru b'igihugu. Bagaragaje ko abaturage benshi bari gukurikira iyo ngingo, ko ibiganiro byari byamaze kurenga imbuga nkoranyambaga bikagera no mu nteko z'abaturage, ndetse ko abantu bari gusaba ko ikibazo gisuzumwa ku rwego rwo hejuru. Byari bibaye ubwa mbere ikibazo cyabajijwe n'umwana w'imyaka 16 gihindutse ingingo ivugisha igihugu cyose. Mu byumweru byakurikiyeho nta kindi cyavugwaga mu gihugu hose uretse ikibazo cya Junior. Ibiganiro byo kuri radio na televiziyo
byagihariye amasaha menshi buri munsi. Abanyamategeko bakomeye, abarimu ba za kaminuza, abacamanza bacyuye igihe, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abayobozi b'amadini batangiye kugisesengura. Hari abavugaga bati nta butabera bwuzuye bubaho iyo umwere arekuwe gusa ntihagire igikurikira. Abandi baravugaga bati tugomba kwitonda kuko amategeko atubakiye ku marangamutima. Ariko uko iminsi yashiraga niko ijwi ry'abashyigikiraga impinduka ryongeraga. Mu mijyi no mu byaro abaturage batangiye kuvuga amazina y'abo bibukaga bafunzwe, nyuma bikagaragara ko barenganyijwe ariko ntagire ikintu bahabwa. Hari imiryango yavugaga ko yabayeho mu bukene imyaka myinshi kubera ko ari umutware w'urugo cyangwa undi w'ingenzi mu muryango yari yarafunzwe arengana. Icyo kibazo cyari kimaze kuva mu nkuru ya Junior, cyarabaye ikibazo cy'igihugu cyose. Ibyegeranyo byose byoherezwaga ku bayobozi bakuru b'igihugu. Abajyanama bakuru banditse raporo ndende bagaragaza ko abaturage benshi bumva ko hari icyo mu butabera. Nyuma y'iminsi mike hasohotse itangazo ritunguranye ryatumiraga inama idasanzwe y'abayobozi bakuru b'igihugu. Muri iyo nama hari harimo abagize guverinoma, abayobozi b'inzego z'ubutabera, abasenateri, intumwa z'inteko ishinga amategeko n'impuguke mu mategeko. Ingingo ya mbere ku murongo w'ibyigwa yari imwe gusa: ese amategeko arengera umuntu bihagije mu gihe bigaragaye ko yafunzwe arengana akarekurwa gutyo gusa nta kintu ahawe cyo gutangiriraho? Iyo nama yamaze amasaha menshi. Hari abayobozi bavuze ko gutanga indishyi atari ugushyigikira abanyabyaha, ahubwo ko ari ugusubizaho icyizere abaturage bagirira ubutabera. Abandi bagaragaje ko umuntu utakaje imyaka y'ubuzima bwe adashobora kuyisubizwa, ariko ko igihugu kiba gifite inshingano yo kumufasha kongera guhaguruka. Habayeho impaka zikomeye ku muntu wagombye gutanga izo ndishyi. Amaherezo benshi bumvikanye ku ihame rivuga ko iyo bigaragaye ko umuntu yatanze ikirego cy'ikinyoma agamije kurenganya undi, uwo muntu aba agomba kubihanirwa kandi akaba ariwe ubanza kuryozwa indishyi. Noneho byaba bigaragaye ko inzego zakoze amakosa mu iperereza cyangwa mu mikorere yazo nta mubeshyi wabigizemo uruhare, leta ikagira inshingano yo gutanga ubufasha n'indishyi biteganywa n'amategeko. Nyuma y'amezi make yo kunoza uwo mushinga, inteko ishinga amategeko yawugejejweho. Impaka zongeye kuba ndende, ariko none igihugu cyose cyari kibikurikiye. Nyuma na nyuma, ku munsi wari utegerejwe na benshi, abagize inteko bahagurutse umwe ku wundi batanga amajwi yabo. Perezida w'inteko amaze kubara amajwi yaragurutse aravuga ati umushinga w'itegeko watowe ku bwiganze busesuye. Ako kanya mu gihugu hose humvikanye inkuru imwe. Abantu benshi bakomye amashyi, abandi bararira. Imiryango yari yarigeze gushavuzwa n'abayo bafunzwe bazira akarengane yumvise nibura ko hari icyizere kivutse. Itegeko rishya ryavuga ko umuntu wese uzagaragara ko yafunzwe arengana afite uburenganzira bwo gusaba indishyi z'ibyatakaje hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko. Ryavuga ko kandi uzatanga ikirego cy'ikinyoma agamije kurenganya undi muntu azabihanirwa by'umwihariko kandi akaryozwa ibyangiritse yateje. Mu rugo rwa Andre Mubenga uwo munsi wari umunsi w'ibyishimo bidasanzwe. Nta muntu wari waribagiye ko byose byatangiriye ku kibazo cy'umwana we w'imyaka 16 wari warahagurutse imbere y'abacamanza akabaza. Andre yarebye Junior amwenyura aramubwira ati hari abantu bahindura igihugu bakoresheje ubutegetsi cyangwa bakagihindura bakoresheje intambara. Hari n'abagihindura bakoresheje ubundi buryo. Ariko wowe wabikoze ukoresheje ikibazo kimwe gusa. Junior ntiyigeze yiyumva nk'intwari. Yumvaga yarakoze icyo umutimanama we wamutegekaga. Umunsi iryo tegeko ryashyirwagaho umukono, abantu benshi batunguwe no kubona mu batumirwa harimo Junior na se Andre. Nta gihembo cy'amafaranga yahawe, nta n'umwanya wihariye yahawe muri leta. Ahubwo umukuru w'igihugu yaramwegereye amukora ku rutugu aramubwira ati igihugu gitera imbere abaturage badatinya guceceka mu gihe hari akarengane. Ariko baba bakwiriye kubikora neza nk'uko wabigenje, ntibakore imyigaragambyo. Wowe watwibukije ko rimwe na rimwe ikibazo kimwe gishobora guhindura amateka yose. Junior yaramwingiye gusa, nta jambo rirerire yavuze. We yarazi ko icyo yashakaga kitari amafaranga cyangwa icyubahiro. Icyo yifuzaga cyari uko ibyabaye kuri se bitazongera kuba ku bandi. Gusa nubwo nta mafaranga bamuhaye, bamwemereye kwiga ku buntu kugeza arangije kaminuza. Hashize imyaka mike, abantu benshi bagiye bafungurwa ari abagaragayeho akarengane batangiye guhabwa ubufasha bwo kongera kubaka ubuzima bwabo hashingiwe ku mategeko mashya. Buri gihe inkuru nk'iyo yavugwaga, abantu benshi bibukaga wa mwana w'imyaka 16 Junior wahagurutse hagati y'imbaga akabaza ikibazo cyari cyaratinze kubazwa, abaturage bose baratinye kukibaza. Tugeze ku musozo. Njye nitwa Murkare. Niba uri mushya kuri channel, wadushyigikira ukadasubscribe tukuzuza 20,000 dore ko ariho turi kugana. Ubu biracyari muri 15. Nta dusoreje iyi nkuru naho ubutaha.